CELEBOBO studio. Abantu bajya bambuza ngo sound yanjye ngo abumva ngo imeze neza, ariko ngiye buriya nta nubwo sound nkoresha ibintu birenze. Mic ya mbere nkoresha ni ukunda kuyibona kuri CELEBOBO TV, ni iyi mic nkoresha. Urabona iriho logo ya CELEBOBO. Hariho intare isobanura strong chair. Ine ni imbaraga tu. Ni imbaraga akazo CELEBOBO TV akazamo 94. Iyo abantu benshi bakunda kuyibaza ariko umubare nta n'ibintu byatanje byo kuyibazaho. Uyu ni umubare nkunda gukoresha mu bintu byanje bimwe na bimwe ubusanga nyine bindanga. Mu tuntu tumwe twanye nkunda gukoresha nkunda guterekamo uyu mubare. Niyo mpamvu urabona mu tuntu twanye tumwe na tumwe nkunda gukoresha mu mubare wa 94. Birashoboka ko nawe ugira nimero ukunda, ari ukunda rimwe, ari ukunda kabiri, biterwa nyine ubwo ngewe yo niwo nkunda. Noneho hasi handitseho make a difference. Make a difference nyine nukugaragaza nyine itandukaniro n'abandi. Ngewe mu byo nkora mbashaka kugaragaza itandukaniro n'abandi. Niyo mpamvu nyine kuri iyo logo nikimeze. Iyi mikoro niyo nkunda gukoresha ndi gufata sound niba ndi gukora ama interview niyo nkoresha. Noneho harakandi ga sound mubona hejuru. Aka nako nakamikoro. Iyo ndi gukora nka video, hari video muzajya kubona ko mubone ntabwo hagaragaye iyi mikoro. Inshuro nyinshi rero ndi gukora video itarimo iyi mikoro mba ndi gukoresha aka kabumu rero kaba gafite umugozi hano winjiramo. Ishobora kuri codingira kuri telefoni, kuri kamera, ushobora kuri codingira ku tuntu twinshi dutandukanye. Azira za PCM recorder na ushobora kugakoresha ona ari gafata sound. Kamera zo regiye nkoresha iyi ifite n'indi efite kamera zo zirahari, ifite kamera nyinshi. Ngira n'amatare rero nkoresha nyine kugira bibe bisa neza, noneho nyuma nkaza kugeditinga nkongeramo color correction ugasanga birasa neza. So rero mujye mutugana tubafashe, icyo utazi ushobora kutubaza tukakubwira ntacyo biba bitwaye. Tuzajya bibaza ngo ko mba numva ijwi gusa ngo mwarifashe gutya mikoro nizi dukoresha kabisa. Ntabwo biba ari ibintu birenze mane, burya gukora ibintu byiza ni bisaba ubushobozi burenze. Ushobora kufite utuntu duke ariko ukaduhera ukagira ikintu wakora gishobora kuba cyahindura isi. So rero namwe courage, agira ngo mba courage. CELEBOBO TV. CELEBOBO TV. Yes, reka nongere mbasuze bantu mugabema kudukurikirana hano kuri CELEBOBO TV. Nje muri kuvugana nawe ni CELEBOBO. Reka nizere yuko mumeze neza kuko nanjye meze neza. Nubwo hariho ubukonje iki gihe tugezemo bakita winter. Tugeze muri uku kwezi muri aya matariki ubona yuko imvura ibitangiye kugenda imera nabi cyane. Bari tuzi ko mu kwa cyenda rero imvura igomba kubikaze cyane ko ndabona no muri uku kwa 11 imvura itoroshye. Urabibona ko nambaye ikote, nambaye agapira, urumva nambaye n'ingofero. Abantu baba hanze bakunda kuvuga ngo bari muri winter cyangwa muri summer. Muri summer ni cyagiye tuba tuvuga ngo turi mu mpeshyi, muri winter ni cyagiye tuba tuvuga ngo turi mu itumba. Nibwo biba bitoroshye. Ndavuga ni rero reka suze abo bantu bari hirya y'imbibi zacu z'u Rwanda, bari muri East Africa, bari muri ku mugabane w'Uburayi, bari muri Canada. Canada ni igihugu nkunda cyane. Niyo mpamvu suza muri Canada, bari Belgique, bari Germany, Ubudage, mwese ndabashuje. Suza n'umushuti wanjye nkunda cyane, ajya asuza cyane umunsi ku wundi nkabibona kabisa. Umushuti wanjye aba mu gihugu cy'Ububirigi, ndagusuje cyane, urabizi inshuro nyinshi ukunda no kumenya cyane Fibi ukampamagara tukavugana video call, ndagusuje cyane. So rero nibyo ndavuze nireka suza abantu, kandi rero n'abantu bo ku yindi migabane bitewe nuko twebwe igihe tuba turi ku manywa abandi ari n'ijoro. Namwe rero kuba nabwira ngo mwaramutse neza, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndabwira ni ninjye CELEBOBO wagarutse kuri CELEBOBO TV. Ari igihe habashize n'iminsi mukanga se ko tubona abandi basitari bawazanye, we nitukubone bimeze biti. Uyu munsi navuze nireka niyizere bitamo no gusuza cyangwa nashimira
uyu muntu turi kumwe uri kumfasha ku buhanga bwa kamera bakaba bamwita Didier ndagushimiye cyane kandi shimira n'abantu bose muri kureba iki kiganiro. Murabizi hari ikiganiro njya nkunda kubagezaho kiri kode mukabona harimo amafoto ariko nta video mujya mubonamo. Ni ikiganiro nkunda muribuka mbabwira ngo ukuntu abantu bamenetse amajya agasigara. Hari n'ikindi nayo nakoze nyuma nuko naje kubona basa nkaho bandiza ariko bisa nkaho ngikuraho, ariko uyu munsi nagira ngo ngigarure muri video turebe, ariko ndabyizeye none ko kigomba kuza kiri kiriya. Biterwa hari igihe nkorera ahantu usanga hari sound zirenga nyinshi nyine zirimo ibindi bintu, bashobora kuba ariyo mpamvu bari bandizemo akantu nyine ko kuba nari nabishyizemo ibindi bintu bitari ibyanjye, ariko ngo ni execution ndashaka kubikora neza bitewe n'uko nyine ubushobozi buba bukiri aho ngaho. Nyine usanga nyine kubera ko umuntu aba atarabona nk'ahantu akorera hari sound proof, niyo mpamvu usanga nyine bikiri ikibazo. Ariko nizo zitarago nyine umuntu agenda ahura nazo, umuntu agenda arwana n'ibintu nk'ibyo nyine bigoye, ariko nta kundi biba bigomba kubera. Nyine gutangira biravuna, kuzamuka biravuna, ariko ndizera yuko aho ngeze ari heza, naho nifuza kugira ashobora kuzaba heza, ndabyizeye. Turi kumwe namwe ntacyo naba, niyo mpamvu mbakunda cyane. kandi nkavuga ngo umuntu utarakora subscribe yibuke gukora subscribe, akore share, akore comment, kandi yibuka gukanda like. Bitasubiza abantu mwese muri mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara y'Amajyepfo, abari Burasirazuba, abari Iburengerazuba, abari mu Majyaruguru, mwese ndabashuje cyane. Abantu bari i Nyaruguru, i Butare mumeze mute? Mu Ruhango kugera mu Bihembe bya Kabagari mumeze mute? Abantu muri za Muhanga, mu Gacurabwenge mumeze mute? Abantu muri hano za Kamonyi, za Ruyenzi mumeze mute? Abantu muri hano mu mujyi wa Kigali, ngaruka inyuma hafi kuri Nyabarongo muri Nkoresha, usubiza hirya za Gatsata mumeze mute? Abantu bo ku Gisozi cyane cyane, abantu baho kuri Kafe, abantu bo mu Ruhango, abantu muri aho ngaho ku Mukenke, abantu muri aho mu Ruhango, abantu muri aho mu Marembo, Beretwari, Kagugu umeze mute? Nepubi umusore wanjye ariko asigara abaye umupapa, umeze ute Nepubi? Ndagusubiza cyane. Subiza n'umufasha umubwira uti Stere aragusubiza cyane. Subiza n'umuntu bita Narisisi ku Bihe TV show, nawe ndagushuje. Sasa rero hari amagambo amwe namwe mujya mwumva bavuga ngo bateye kwa Stere. Buriya rwa Stere ni umuntu wabayeho, ariko ngo yakoreshaga abantu rimwe na rimwe nabishyure. Noneho kutabishyura kwe abantu baza kwivumbura, baravuga bati hoya sha tuze dutere Rwaserera tumwereke. Urumva ko Rwaserera ni izina ry'umuntu wabagaho nyine waruzwe. Bituma rero kuko atari yabishyuye kandi bagaba bamukoreye bose bishyize hamwe baramutera. Niyo mpamvu ujya ngo bateye kwa Rwaserera. Niyo mpamvu hari igihe umuntu iyo abantu batumvikanye ikintu batari kucyumvikanaho neza, ujya kumva bari guserera cyangwa bari gushwana, kumva baravuze ngo bateye Rwaserera, baba bagaruye kuri ya sigamigani ya Rwaserera. Ariko Rwaserera ni umuntu wigeze kubaho. Kandi nigeze kubabwira aho mujya mwumva ngo Kampala, cyangwa se uko baruza ngo umuntu yigeze Kampala mu mujyi w'Ubuganda, ariko mu minsi yashize cyangwa mu gihe tubare wenda nka 30 years ago, cyangwa se imyaka 30 ishize. Bivuga yuko Kampala ari umujyi wari ukomeye, bityo ugasanga ibihugu byinshi byo muri East Africa byahahiraga mu Buganda, bikaba ariho bijya gushakira amaramuko cyangwa se imibereho. Icyo gihe rero noneho bitewe n'uko umujyi wari ukomeye kandi w'ubucuruzi, iyo umuntu rero nawe yabaga yigize hatari, bakumva ni umuntu wiyemeye, wigize umuntu urenze, nibwo bavuga ngo yigize Kampala. Uyu munsi rero ndashaka kubasobanura ku ijambo bita sorry. Inshuro nyinshi mujya mubibona, hari igihe uri kumwe n'abantu, umuntu akagukorera cyangwa se akagukorera ikintu kitagushimishije, yarangiza akakubwira ngo I'm sorry. Nawe ukibaza ese umuntu umbwiye ngo I'm sorry ndungukira umuntu aramwimukira ijambo ngo I'm sorry, ibyo biramaze iki? Ukumva ugizemo akantu ka confuse, ukumva hajemo impungenge, wibaza waje kubera icyo gukora ibyo ngibyo, ugahita noneho wibaza ukabona noneho ukakubwira ngo I'm sorry. Rero buriya ni izina ry'umuntu wabayeho. Ndabaha histoire ukuntu yari imeze. Hari umukapiteni umwe w'umwongereza, noneho aza gukoresha training za gisirikare, makuru nyine abasirikare baba bari mu myitozo. None icyo gihe ubwo abasirikare bari mu myitozo,
nigaga ibintu cyase byo twakwita nk'ibipimo, ntabwo ndi bwinjire mu buzima bwa gisirikare cyane kuko njye sindi umusirikare, ngenda umusivili. ubwo ashatse kwinjira mu buzima bwa gisirikare byangwa nuko njya kubyakira uburenganzira. So rero kubera yuko ndi umusivili ndavuga bikeya ashobora kuba mbona mu buzima busanzwe bigaragarira buri wese, ntabwo nabyinjiramo cyane kandi yewe ndi umusivili. Niyo mpamvu ngo murambabarire nibishoboka ubwo hari ibyo nshaka kwinjiramo cyane, igihe bizaba biri ngombwa nzagenda byakire amahugurwa, hari aho nzabisaba noneho nze mbona kubagezaho ikiganiro cyabyo, ariko mu gihe bikiri ngombwa ko narabyemererwa nababwira ibyo mbasha kubaza. So rero ubwo mu bipimo bakoreshaga bitoza kurasa, bafataga ibipimo bakabishyiraho byagenewe, noneho bari kubyitorezo bari kurasa mujya mubibona yuko hari uburyo sisiteme nyinshi bakoresha, hari uburyo bazengurutsamo imifuka irimo ibintu, bo bagaterekaho za mbugasa cyangwa na weapons bitewe n'ibikoresho bafite, niba ari izo gani nini cyangwa se ntoya bitewe n'ubwoko bw'ibikoresho bari gukoresha. Rero iyo babaga bari gutegura ibyo bipimo byabo bari kurasa, urumva ko bose nyine ubwo habanzaga umwe akajyaho karasa undi akarasa, bo babikoraga nyine bagenda umwe noneho bose bakaza kwatakira imwe icyarimwe, buri wese ku gipimo cye ashutinga arasa nyine. Noneho sasa harimo umugabo umwe bitaga Sowi, mumurikire neza kugira ngo inkuru ibashe kubaryohera, kandi mbabwira ngo n'umuntu utarakora subscribe banza ukore subscribe hano kuri CELEBOBO TV, ukore share, ukore comment kandi ukagukora na like. Alright, ndabakunda cyane. So noneho rero uwo mugabo bitaga Sowi ubwo yari arimo kurasa, byaje kuba ngombwa yuko imbere ye hari umuntu wari umaze kurasa igipimo. Noneho amaze kurasa igipimo cye biza kuba ngombwa yuko agenda agasatiraho cya gipimo cyari kiri kugira ngo yongere agitunganye neza, yongere afate muri cya gipimo yongere arasemo. Noneho mu kumara kugenda yagiye kugeramo, noneho Sowi yamaze kwitegura nawe kurasa ku gipimo, ariko mu gihe yari arimo gukora kuri trigger cyangwa se gukora ku mbarutso, yaje kurekura isasu uragenda rikubita wa mugenzi we wari wagiye gutunganya igipimo cye cyari imbere. Noneho Sowi aba aramurasha, akimara kumurasa Sowi urumva agize ubwoba bwinshi, abona akamwishe kuko n'ubundi ajya kurasa mu gipimo we yari yibeshye, arasa wa mugenzi we. Noneho Sowi yaje kugira ubwoba bwinshi n'agahinda kenshi, aratitira. Amaze gutitira ubwo yari afite ubwoba, arimo arira, afite ubwoba bwinshi, aza kugenda yegera kapiteni wabaga yabahaye nyine kujya kurasa bya bipimo hamwe agomba kujya kwitoreza. Aragenda yegera kapiteni we aho yaraye, akihagera arapfukama, ariko apfukama afite agahinda kenshi n'ubwoba bwinshi. Noneho kapiteni akimubona aratunguka kubona umuntu w'umusirikare uje arira, nikosa aba yarakoze, yaragiye abona ibibi byinshi, akabona ibintu bitandukanye, akoze iki, bigenze bite n'icyo abonye. Sowi akimara kujya imbere ya kapiteni we yahise amubwira ngo I'm sorry. Kapiteni areba uwo mugabo umubwiye ngo I'm sorry, yumva biramutunguye kuko yari abonye nyine umuntu aje afite agahinda ari kurira, yumva aramubwiye ngo I'm sorry. Iyo ukoresheje ubuvuze wowe, we yaravuze ngo I'm sorry, yaravuze ngo I'm sorry, yitwa Sowi. Noneho akimara kuvuga rero ko yitwa Sowi, atangira kubwira kapiteni ikibazo yari yagize, amubwira njyewe narindi kurasa mu gipimo, mugenzi wanjye agenda agiye gutunganya igipimo cye, asanga namaze gukokingamo neza isasu, ndarirekura mba ndamurasha. Maze kumurasa mbona arapfuye. Niyo mpamvu nje hano nze kuba nababwira ibi nkoze cyangwa se amahano nkoze kugira ngo murebe uko iki kibazo mwagikemura, nyine mungenere igikurikiye kuko akoze amakosa mabi cyane. Kapiteni amaze kumva yuko n'ubundi Sowi rero abikoze atabishakaga, amwenyuramo nubwo yari ababaye yumvise ko umusirikare we yishe undi mugenzi we, ariko nawe aramwenyura, arangiza aravuga ngo nawe ahita amusubiramo aravuga ngo I'm sorry.
iryo jambo rero cyangwa se iryo zina nubwo ryari izina ry'uwo mugabo witwaga Sorry arasa mugenzi we rero haturutse iryo jambo ryo kumva umuntu niba gukoreye amafuti cyangwa se gukorera ikintu kitagushimishije ukumva aravuze ngo I'm sorry n'uburyo bwo kwegisikiza nyine akubwira yuko wamubabarira atabishaka ariko mu by'ukuri ntabwo sorry bivuze yuko uba bw'uwo muntu ngo ambabarira kuko I'm sorry cyangwa se sorry byari izina ry'umuntu w'umusirikare w'umwongereza niyo mpamvu ngomba mvuga ni nanjye mba ngomba kubarebera akantu keza cyane gasobanutse kugira ngo umunsi ku wundi nuhura na mugenzi wawe kumva akubwiye ngo sorry ubyumva ariko uzi naho ryaturutse niyo mpamvu mabwira ngo abantu muzajya mudukurikirana no kuri CELEBOBO TV ntabwo mugomba kujya muhomba hari byinshi mugomba kuhamenyera mfite byinshi ngomba kubagezaho umutwe wanjye mfitemo ibintu byinshi cyane nkora byinshi bitandukanye ariko mbizeza ko hari byinshi nzajya mbasangiza kugira ngo mubashe kuba abantu basobanutse bari clear mu mitwe ndabasuje rero abantu mwese mukunda kudukurikirana no kuri CELEBOBO mbabwira ngo nahasoreje inkuru y'umunsi ariko bizajya biba akagaruka mumeze ngende mbagezaho inkuru mbabwire ngo abantu mutarakora subscribe mukomeze gukora subscribe mukore comment kandi mukagukorana share alright ndabakunda cyane.